wa mutima wanjye we shima Uwiteka, mwa bindimo byose mwe mwishime, njye mpimbazi zina rye ne kwibagirwa iby'Imana yankoreye byose. Imbabari ibyaha nakoze byose, n'iyinkisi ndwara zamugaje, inyambiki mbabazi zayo nk'ikamba, ikamazi byiza bidashira, igikori byo gukiranuka gusa, n'abarenga nyikabarengera, icimanza ziboneye zitabera, kandagiri mbabazi nibambe, imenyesha bayubaha inzira zayo, Uwiteka tinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda kugirira neza be, Uwiteka ntiyatwituye ibihwanye n'ibicumuro twamucumuye, kandi nk'uko ijuru rye ryitaruye isi, niko imbabazi agira zingana, ibuvazuba n'iburengerazuba dore uko hitaruye kure pe, niko yajyanye n'ibicumuro byacu kure yacu turamuhimbaza, nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko Imana yacu irigirira abantu bayubaha kuko izi neza, ubukene yacu n'intege nke, iz'ubugingo bwacu ko butarama, buhwanye n'ubwatsi bushiraho, ntibutinda sinkaza mbabazi zayo, zo ntiziza shira iteka ryose, uwitonde risezerano ry'Imana, niryo ryakomejwe n'amaraso ayo Yesu mwana w'intama yavuye, kandi akumvira ibyo yategetse, niwugirirwa ineza n'Imana iteka, none akiri mu isi no mu ijuru, Imana iza ereka imbabazi zayo n'umurava no gukiranuka, Imana iza mwereka imbabazi zayo n'umurava no gukiranuka.